Amazina ye yitwa Nishimwe Naomi, akaba ari Miss Rwanda umwaka w'ibihumbi 2020. Uyu ni umwe mu bakobwa beza batorewe ikamba ryo kuba Miss Rwanda cyangwa se watsinze abandi mu bakobwa bahataniraga ibihembo bijyanye n'ubwiza. Tugiye kugaruka cyane ku mateka ndetse tugaruke cyane ku gitabo uyu mukobwa ashobora kuba amaze iminsi yarashyize hanze. Turi buze kureba aho igitekerezo cyaturutse, turaza kureba byinshi kuri iki gitabo, turaza kureba ubutumwa bukubiye muri iki gitabo. Ikiyongereyeho turaza no kureba ababanje kugisoma ese babyumvishe gute, turaza kureba inzu yagishyize hanze. Muraza kunyemerera iki kiganiro tuze kwibanda cyane ku biciro by'iki gitabo, aho ndi buze kubasomera zimwe muri statement zitandukanye zivuga uburyo iki gitabo kigomba gucuruzwa n'uburyo kigomba kubyazwa umusaruro. Abantu benshi bagiye bavuga bati Ishimwe Naomi igitabo azandika ntituzagisoma bitewe n'uko bazi amanota ashobora kuba yaragize mbere y'uko ba Miss Rwanda. Ariko ibyo ngibyo ntibyamuciye intege, ahubwo yashyizemo imbaraga igitabo aracyandika, dore ko cyanarangiye uyu munsi wa none kiri ku isoko. Mbere na mbere reka mbanze mbahe ikaze kuri Vibes and Talk. Abantu mutarakora like and subscribe nicyo gihe kugira ngo mukande ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira. Munyemere dutangire n'inkuru yacu uyu munsi nabateguriye. Ni izina ry'igitabo cyiswe More Than the Crown. Nujya kugenekereza mu kinyarwanda cyangwa se ugiye gushyira mu rurimi gakondo rwacu, bivuga biti ibirenze ikamba. Iki nicyo gisobanuro cy'iki gitabo. Iki ni igitekerezo cyavuye ku mukobwa witwa Byukusenge Claudine, nawe wanditse igitabo Umbwiye iki. Kikaba ari igitabo cyagarukaga cyane ku nama abana bakwiye kugirwa n'ababyeyi babo, ndetse n'icyo ababyeyi bakwiye kuganiriza abana kugira ngo bubake umuryango mwiza kandi ushyitse w'ahazaza. Uyu mukobwa nawe yaje gukura igitekerezo ahangaha, abona ko akwiye kubaka ndetse akwiye nawe gukora igitabo cye. Iki gitabo yagihaye izina More Than the Crown cyangwa se ibirenze ikamba. Ni igitabo asobanuraho byinshi cyane. Avuga ko ari igitabo cyibanda ku buzima bwe busanzwe n'ubwo kuba nyampinga w'u Rwanda, aho ubwo ngubwo muzasangamo ubuzima yagiye anyuramo bugiye butandukanye kuva ari umwana kugera ageze hariya, ndetse mukamenya na byinshi ku byaranze urugendo rwe rwo kuba nyampinga w'u Rwanda 2020. Umukobwa mwiza urangwa no guseka no kwishima, umukobwa mwiza utagira umutima mubi. Uyu nguyu ni Miss Naomi Nishimwe 2020. Munyemerere duce muri makeya turebe ibyo banditse kuri iki gitabo. Amagambo ye yatangaje ubwo bamubazaga byinshi kuri iki gitabo. Yagize ati More Than the Crown ni igitabo cyanjye cya mbere, kandi nicyo kintu mfiteho amarangamutima kurusha ibindi byose nakoze. Nacyanditse nicaye mu marira, nkira ibikomere gahoro gahoro, kandi nifitemo icyizere. Nanone kirarangiye, cyiteguye kujya hanze. Yakomeje agira ati mu mpapuro zacyo harimo imbaraga z'amasomo y'ubuzima, ukwizera kutanyeganyezwa ndetse no gusenga, kandi nizeye ko kizakora ku mutima wawe nk'uko cyakoze ku rugendo rwanjye rwo gukira no kwiyubaka. Aya ni amwe mu magambo yatangaje ashobora kuzaba ari muri iki gitabo. Ese nkawe nakubaza niyo ucyumva aya magambo, nta nubwo unyuterwa gusoma iki gitabo, nta nubwo wumva iki gitabo ukwiye kugishyira mu byo ukwiye gusoma, dore ko kitagura amafaranga menshi. Ndaza kubagarukira ku biciro by'iki gitabo, ariko mbere yuko nza kubigarukaho, munyemere dusimbukire ku itariki ngira ngo 5 z'ukwezi kwa munani, aribwo Miss Naomi yatangarizaga ibinyamakuru bitandukanye ko ari kwitegura gushyira hanze iki gitabo kigira kiti ibirenze ikamba. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, hari ku wa gatandatu, nibwo witwa Naomi yatoranyije abantu bagera kuri 20 bagomba gusoma igitabo cye cya mbere yuko gisohoka. Ese kuki ibi bintu yaba yarabikoze? Kugira ngo urebe IQ cyangwa se imitekerereze ye, Miss Naomi mbere yuko ashyira hanze iki gitabo yabanje gufata abantu 20 baragisoma kugira ngo barebe niba hari ibyo gukosoramo cyangwa se hari ibyo gushyiramo no kongeramo.
kugira ngo kizajye ku isoko cyujuje buri kimwe cyose. Bacishijemo amaso baragisoma ndetse bamuha inama zitandukanye bakurikije ibyo basomye. Abantu 20 si abantu benshi kuko bicaranye n'uyu mugore baragisoma. Mwise umugore kuko uyu munsi wa none afite umugabo witwa Michael Tesfaye ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Bari kumwe barimo bagenzura iki gitabo ndetse n'umwe mu bagabo bamubaye hafi uwo munsi ku itariki 23. Ntekereza ko ni igitabo kizweho na buri umwe wese ndetse n'igitabo gikubiyemo byinshi. Ariyo mpamvu namara amatsiko y'abagomba kugisoma bose ko muzakuramo amasomo menshi agiye atandukanye. Ariko se mushobora kuba muri kwibaza ngo iki gitabo cya Miss Naomi ni iyihe nzu ishobora kuba yaragishyize hanze cyangwa se ni iyihe nzu yatsindiye kukigurisha no kukigeza ku bantu? Uyu munsi wa none ndabamara amatsiko menshi. Inzu yitwa Imagine the Publisher niyo yamufashije kwandika iki gitabo ndetse ni nayo yamukosoye, niyo yagiye imwongeramo byinshi. Binavugwa ko iyi nzu ariyo yabaye iya mbere mu kugira ngo yamamaze ndetse igurishe n'iki gitabo, aho ushobora kujya mu isomero ryabo ukagisangamo ndetse ukaba wemerewe no kukigura ukajya kugisoma cyangwa se ukagitunga. Abantu benshi bakibaza bati iki gitabo ni gute kizagera ku bantu? Ese iki gitabo ntekereza ko gishobora kuba ari igitabo kirimo ibintu byinshi, nticyaba ari icy'ibiciro bigari cyangwa binini? Nihe promosiyo yaba iri kuri iki gitabo? Ndabamara amatsiko. Reka dusome zimwe mu byaranze uburyo agomba gucuruza iki gitabo, aho turi buze kugenda tunyuramo tureba ukuntu iki gitabo kigomba kugera ku bantu. Twihutishije cyane, ibiciro byashyizwe hanze rero na Miss Naomi ndetse n'abamufashe kwandika iki gitabo. Hari uburyo busanzwe bwo kugura igitabo aribwo twise standard pre-order, ari 40,000. Ugenda ukakigura mu isomero ukagicyura ukajya kukireba. Muze kunyemera njye no ku buryo bundi bukomeye ndetse buriho n'icyitwa bonus ikomeye cyane. Ubu buryo nta bundi ni uburyo bwitwa VIP Delivery Experience, aho wishyura amafaranga agera ku 80,000 uhabwa igitabo kimwe kikakugeraho mu buryo rero bwihariye na Miss Naomi ubwe. Aho uri hose mu mujyi wa Kigali niwe ugenda ugatera igitabo akakikuzanira, nawe ukagira amahirwe yo guhura nawe ndetse no kumubona. Naomi azamara iminota igera ku 10 hamwe nawe, aho mushobora gufata amafoto kandi akandika no ku gitabo cyawe. Ubwo azaba akikuzaniye wakiguza amafaranga yawe 80,000. Guhabwa iyi serivisi kandi bikorwa hakurikije uko wishyuye: fast pay, fast served, cyangwa se abishyuye mbere nibo babibona mbere. Kandi ibi bizatangira nyuma y'icyumweru igitabo gisohotse. Ubwo ngubwo bari bashatse kuvuga kigiye ku isoko. Iyi serivisi ni uburyo bwo kugeza gusaho igitabo ku bantu cya Naomi ku bakiguze. Delivery method ntivuga ko igitabo ubwacyo kiri muri iyi serivisi, bisobanuye ko ugomba kugura iki gitabo ukwacyo, hanyuma iyi serivisi ikaba inyongera yo kukikugezaho mu buryo bwihariye na Miss Naomi ubwe ku giti cye. Hari icyitwa group bonus ku bantu 5 cyangwa se barenga. Abazagura iki gitabo ari 5 bazagira amahirwe yo kugirana ibiganiro byihariye kuri Zoom na Miss Naomi. Hari icyitwa organization bonus ku bigo bigura ibitabo 10 cyangwa se birenga. Uretse igitabo, Naomi ubwe azasura ikigo cyaguze agatanga ikiganiro ndetse azanabagezaho ibitabo mu buryo bw'umwihariko. Ntekereza yuko ubu ni uburyo butandukanye Miss Naomi agomba gucuruzamo iki gitabo. Iki gitabo gikubiyemo amasomo menshi buri muntu wese akeneye. Urugendo rwa Miss ni urugendo buri muntu wese yakigiramo byinshi. Ni urugendo ruba rugoye kuko aba yarahuye na byinshi muri uru rugendo rwo kugira ngo abashe kugera kuri nyampinga uhagararira igihugu. Kandi ni umwe mu bantu bamaze gukura kuko uyu munsi wa none yubatse. Reka nsoze iki kiganiro nanjye mbatera amatsiko yo kujya gusoma iki gitabo kuko ari igitabo cyiza kandi cyuje ubuhanga. Nshimire buri muntu wese twabanye muri iyi nkuru. Nshimire buri muntu wese wakurikiranye Vibes and Talk kuva tutangiye inkuru kugera tuyirangije. Ntekereza yuko wamaze no gukora subscribe. Ikindi wamaze gukora na like, ndabizi neza. Icyanyuma nakwisabira
jya muri comment ubundi wandike uko ubyumva cyangwa se uko utekereza kuri iki gitabo. Inama yawe turayikeneye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.